Abenshi bibwira ko abahanzi nyarwanda bahembwa amafaranga menshi ari abava hanze y'u Rwanda, nyamara siko bimeze kuko usanga hano mu Rwanda abagafashe nk'uko bivugwa mu mvugo z'iki gihe bakaba bahembwa menshi iyo bakoze ibitaramo, bityo bigatuma bagira amafaranga menshi binjiza, ibyo bibagira abakire. Kuri uno munsi wa none twabateguriye urutonde rw'abahanzi 5 nyarwanda batunze akayabo nk'uko byavuzwe, batunze aya mirenge. Gusa mbere yuko dutangira, wowe ukurikira kandi ukanakunda ibyo dukora, banza ukore subscribe, like, share and comment, asigaye umenye byinshi byiza twaguteguriye. Nk'uko ikinyamakuru allpharmacy.com kibitangaza, abahanzi nyarwanda batandukanye bagiye bagira amafaranga menshi atandukanye bitewe n'ibikorwa bitandukanye by'imiziki. Ndavuga mu buryo bwo kuririmba kuri stage, mu buryo bwo kwamamaza, ndetse kandi no mu buryo bwo kwakira amafaranga anyuze mu bihangano bacuruje ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Twihuse cyane ku mwanya wa 5 witwa Butera Knowless, niho turamusanga. Uyu Butera Knowless ni umukobwa nyarwanda birwanyeho koko, yakoze umuziki cy'igihe kirekire kuva mu mwaka wa 2010 kugeza magingo aya, aracyahangana na basaza be batandukanye. Uyu Butera Knowless yagiye atsindira ibihembo bitandukanye, harimo nk'igikombe gikomeye cyane hano mu Rwanda kizwi nka Guma Guma Superstar ku nshuro ya 5. Uyu Butera Knowless kandi ntiyigeze acika intege, dore ko mu bitandukanye yagiye akora umuziki ndetse agatwara n'ibindi bihembo birimo nk'ibyo muri Salax Award n'ibindi bitandukanye. Magingo aya ngaya ni umwe mu bagore biteje imbere, afite inyubako zitandukanye, harimo nk'inzu afite we n'umugabo we ifite agaciro ka miliyoni 130 z'amanyarwanda. Ni imwe mu nzu zihenze cyane hano mu Rwanda. Uyu Butera Knowless nk'uko twabivuze ari ku mwanya wa 5, akaba afite arenga miliyoni 300 z'amanyarwanda. Twihuse cyane kandi nanone reka twerekeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga Ruhumuriza James cyangwa se King James. Uyu nguyu nawe kuva yatangira umuziki na magingo aya ngaya ntago ajya atanga amahwemo, dore ko indirimbo zuje ubwiza, amarangamutima yiganje mu myandikire ye ari atuma indirimbo ze zigomba gukundwa cyane. Kuva mu mwaka wa 2010 nawe kugeza magingo aya aracyakora umuziki hano mu Rwanda. Uyu King James yaje kujya cyane mu bijyanye n'ibikorwa bya business cyangwa se ishoramari, aza kugenda agira amafaranga menshi atandukanye bikuramo, harimo nk'ibyo twagenda tuvugamo bike, birimo uruganda rwa kawunga yaje gushinga mu myaka mike ishize, ndetse na business amaze igihe kinini akora ibijyanye na supermarket. Aho ngaho n'ahandi tutavuze ntihagenda akora amafaranga menshi atandukanye, tutirengagije kandi n'inzu y'agatangaza atunze ahagana ku Ruyenzi, ni mu mujyi wa Kigali ahagana mu ntara y'Amajyepfo. Uyu King James aza ku mwanya wa 4 afite arenga miliyoni 315 y'amanyarwanda. Twihuse kandi katujye ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi uzwi nka Ngabo Medali. Uyu ni Meddy, yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, avukira ahitwa i Bujumbura. Nyuma yaho yaje kwerekeza hano mu Rwanda, aza kwiga ahitwa La Colombière, ariho yaje gusoreza mu bajyanye n'amasomo arimo physique ndetse n'imibare. Uyu kuva yaza mu kinyarwanda nta na rimwe arabura amatwi y'abanyarwanda mu ndirimbo zitandukanye agenda akora, zituma agomba gukundwa na benshi biganjemo abakobwa. Nyuma yaho yari amaze gukundwa cyane mu mwaka wa 2009 yaje guhita yerekeza muri Amerika, aho yagiye kwiga, ndetse nyuma zo gukora n'ibindi bikorwa bitandukanye byiganjemo ibya muzika. Yaje no gukora ubukwe kandi n'uwitwa Mehira,
uyu ni umunya-Ethiopiyakazi ndetse aza no kwibaruka umwana. Muri urwo rugendo rwose yaje kugenda rucanamo nawe muri bimwe by'igihe kirekire bakoze, harimo kubaka icyizere mu bakundana binyuze mu ndirimbo zitandukanye bagenda bakorana, ndetse kandi uyu nguyu Ngabo Meddy tugarutse ku by'imitungo itandukanye, bavuga ko yinjiza amafaranga menshi binyuze ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tutibagiwe n'umuziki ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye agenda akora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu bavuga ko afite arenga miliyoni 670 nk'uko allfarmers.com abitangaza, akaba ari no ku mwanya wa gatatu. Twihuse kandi katwerekeze ku mwanya wa kabiri, uwo nta wundi turahasanga usibye umwami w'umuziki nyarwanda benshi bavuga ko wamushyizemo impano yamuhaye za bose, uwo nta wundi ni umwami The Ben. Uyu yiswe Mugisha Benjamin, avukira ahitwa Kampala, aho ni mu gihugu cya Uganda. Nyuma nibwo yaje kwerekeza mu Rwanda, atangira gukora umuziki akiri muto cyane binyuze muri korali, aho yahuragamo na bagenzi be barimo Lick Lick ndetse na Meddy, aho ni muri Zion Temple i Kigali. Aza kuzamuka nyuma atangira umuziki uzwi nk'umuziki w'isi, aho yari avuye muri gospel music. Yaje kugenda bihindura isura, benshi batangira kumubonamo uzahindura inzozi z'abanyarwanda mu ruhando mpuzamahanga mu muziki. Uyu nguyu ntiyaje gutinda mu Rwanda, nawe mwaka 2010 nawe yaje kwerekeza muri Amerika, aho yaragiye kwiga hamwe na mugenzi we Ngabo Meddy nk'uko twabivuze hejuru. Uyu The Ben yagiye akora ibikorwa bitandukanye muri muzika, birimo ibyagiye bimubyara amafaranga menshi, ibitaramo bitandukanye yakoze kuva mu mwaka 2009 amurika album ye ya mbere, ndetse kandi yagiye aririmba ahantu hakomeye cyane, harimo aho yaririmbye muri UN. Uyu yagiye akora amateka atandukanye. Reka twigarukire ku bijyanye n'imitungo ye n'aho akura amafaranga ye. Uyu The Ben agenda asinya amasezerano atandukanye, harimo nk'aherutse gusinya kampani ya Airtel, aho bivuga ko yahawe arenga miliyoni 42. Sawa gusa kandi The Ben agenda akora ibitaramo bitandukanye hirya no hino ku isi, ndetse kandi ibitaramo bye bikunze kuba bihenze cyane. Uyu The Ben afite imitungo igiye itandukanye hano mu Rwanda, harimo amazu atandukanye, amamodoka n'ibindi. Gusa reka twibande ku mazu ye, dore ko afite inzu ifite arenga miliyoni 80, ndavuga mu gaciro kayo, ahitwa ku Irebero ni mu mujyi wa Kigali. Tutirengagije kandi niza afite Kayonza ndetse na Nyamata, imodoka y'agatangaza n'ibindi bitandukanye bituma ajya ku mwanya wa kabiri n'arenga miliyari 1.5 y'amadolari y'Amerika. Ndabizi benshi muri mwe mufite amatsiko yo kumenya uri ku mwanya wa mbere. Uwo nta wundi ni umwami w'umuziki nyarwanda. Uyu ntasinzira, ahora iteka ahagaze akora cyane kugira ngo arebe ko yahindura inzozi z'abanyarwanda, akageza umuziki nyarwanda ku ruhando mpuzamahanga. Uwo nta wundi ni Munyakazi bo batazira Bruce Melody. Ababyeyi be bamwise Itaha Iwacu Bruce. Uyu ni uw'i Kanombe mu Kajagari, aho yubatse inyubako idasanzwe. Si ibyo gusa kandi yaje gusinya amasezerano atandukanye yagiye amara muri no muziki nyarwanda, yagiye atwara ibikombe bitandukanye tugiye kuvugaho. Uyu yatangiye umuziki mwaka 2012, aza kwegukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar mwaka 2017 na 2018, kandi yise yerekeza muri Coke Studios. Uyu nguyu amaze kuvayo yagiye akora ibitaramo byinshi bitandukanye, asinya amasezerano atandukanye no gukora n'ibigo byinshi bitandukanye bya hano mu Rwanda, harimo Airtel n'ibindi. Uyu Bruce Melody kandi yaje gukora amasezerano yo kwamamaza hamwe n'ikinyobwa cya Brock, tutibagiwe Infinix, dore ko yagiye ahabwa arenga miliyoni 50, ndetse akaza no guhabwa kandi arenga miliyoni 150 ikizwi nka BK Arena, cyangwa se icyahoze cyitwa Kigali Arena, mu bijyanye no kuba brand ambassador wayo. Uyu Bruce Melody kandi minsi yashize havuzwe inkuru y'uko yasinye amasezerano n'icyitwa Food Bundles,
aha byavuzwe ko yahawe miliyari 1.5 y'amanyarwanda. Uwo ni Bruce Melody, afite byinshi cyane twamuvugaho tutirengagije kuba ariwe CEO wa kampani ikomeye y'itangazamakuru izwi nka Isibo. Uyu Bruce Melody kandi ntago wakirengagiza ko afite imodoka y'agahebuzo, iyo nta yindi ni Brabus Benz G6 ihagaze arenga miliyoni 250 y'amanyarwanda. Uwo yari Bruce Melody twasaga ku mwanya wa mbere, aho afite arenga miliyoni 1.5 z'amadolari cyangwa se miliyari 1.5 y'amanyarwanda nk'uko urubuga allpharmacy.com rubitangaza. Twihuse cyane dusoza, twakoresheje imbuga zitandukanye zirimo New Times, zirimo urubuga twibanzeho cyane allpharmacy.com rwagiye rwandika ku banzi batandukanye b'abanyarwanda